niba uri munsi y'imyaka 18 ntiwemere kureba iyi video. Nyamara ikiremwa muntu kirakomeza kujya ahantu habi cyane. Ese biterwa n'iki kugira ngo ikiremwa muntu kisanga ahantu habi cyane kandi bikomotse ku nyoko umuntu? Ese ubwenge bwazanywe nande? Niki cyatumye umuntu avumbura kamera? Uyu munsi tugiye kugaruka kuri filime benshi batagarukaho, filime z'urukozasoni benshi bakunda kwita pornography. Ibi tugiye kubirebera hamwe, tugiye dusobanukirwa byinshi, tumenye ibintu bicanganye kuri izi filime. Izi ni filime zikomeza kurebwa cyane kuruta izindi filime zose zikinwa ku isi. Nyamara n'abakina filime zisanzwe ntibabura gushyiramo amashusho ya filime, agace gato karimo video z'urukozasoni. Ibi reka tubirebere hamwe, tumenye ibibera mu bwonko ku muntu umaze kureba iyi video. Iyi ni Yoshida Movie Rwanda, nguhaye ikaze. Ugifungura video y'urukozasoni, ubwonko butangira gucanganyikirwa, maze uturemangingo tw'ubwonko tugatangira kuvangavanga amakuru. Nyamara ibi bitangira kwangiriza imisemburo itandukanye y'umubiri, ubwonko bugatangira gutekereza ibintu bidahari. Nyamara abantu bakina izi filime bo bari mu kazi cyane. Ukireba izi video utangira kugira amatsiko yo kureba video ikurikiye. Ese ko umuntu areba video agakomeza gushaka kureba izindi zigiye zitandukanye, ni irihe banga ryihishe muri izi video? Ibi nabyo reka tubirebere hamwe. Nyamara ikiremwa muntu ku isi gihariye umwanya munini wo gutekereza ndetse n'irari. Irari ritangira kugukurura, ugatangira kubona amashusho ayo wari ubonye ukumva ko hari andi mashusho ahari. Ibi bigakomeza kwangiriza ubwonko. Uko iminsi igenda ikomeza gutaha, ubwonko buragenda bukangirika ku buryo bukomeye. Nyamara izi filime zigenda zigira ingaruka ku buzima bwa muntu, aho umuntu atangira gutakaza ubushobozi bwo kuba yatekereza gushaka cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bari kumwe live. Ibi bizakomeza kwangiriza ikiremwa muntu. Izi filime nizikomeza gukwirakwizwa ku isi, nyamara ni nazo zikora ubucuruzi bukomeye. Ibi reka dukomeze dusobanukirwe byinshi n'ingaruka twifashishije kaminuza ya Oxford igitangaza amakuru y'abantu bareba izi filime ko batangira kwangirika mu bwonko, bigateza ingaruka mu kwibagirwa ndetse no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ibi bitangira kugusunikira mu kwikinisha ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye. Nyamara ibi ntago biba bisobanutse, kubera ko ku isi abantu benshi bagerageza kureba izi filime. Bamwe bazireba mu buryo bumwe, abandi mu bundi. Hari abazireba mu mafilime asanzwe, nyamara izi filime ni cyo kiyobyabwenge cya mbere kiboneka ku isi, ikaba ari nayo turufu ya mbere Satani akoresha yigarurira abantu. Iyi video wayikunze kanda subscribe kugira dukomeze kugera tubakora video zigiye zitandukanye umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane. God bless.